Haleluya. Imana nishimwe. Amagambo tuganiraho uyu mugoroba abakozi b'Imana bambwiye ko bari mu minsi yo kuvuga ngo igicaniro ntikikazime kandi ngo byose babishobojwe na Kristo uduha imbaraga. Haleluya. Ikintu kiryoshye muri uru rugendo rwa Gikristo kurusha ibindi nuko nta kintu na kimwe dutangiza, nta kintu gikomoka muri twebwe, byose biva ku Mana. Haleluya. Ntabwo turema, ntabwo duhimba, ntidusabwa kuvumbura ibintu byose bitangirira kuri yo. Haleluya. Niwe uduha agakiza, niwe udukiza, niwe uduha ubuntu butuma dukurira muri ako gakiza, niwe wadukuye mu irimbiro, niwe uzatujyana mu ijuru adukuye mu irimbukiro. Nta kintu na kimwe gitangirira muri wowe ngo ube wagira ubwoba ngo ntuzabibasha. Haleluya. Nta bintu na bimwe aguhamagarira atagutanzemo, nta bintu na bimwe aguhamagarira atasutse ubuntu bwinshi butuma ubibasha. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Yuzuye kugira neza n'imbabazi. Niwe mwami wenyine ugendana n'abantu be. Abandi bami baba mu nzu z'icyubahiro kandi zikomeye. Rimwe na rimwe abo bami bakabatana kwegerana n'abaturage babo. Hari protokole ndende, hari uburinzi bukomeye, kuko abo bami uko bazamuka mu gukomera ni nako insecurity iba nyinshi, niko batakaza umutekano. Kandi niko ko baba bafite abanzi benshi, kandi niko ko n'abantu bashobora kugirirwa nabe bakanapfa, ndetse twagiye tunabibona abantu bakomeye cyane bicwa n'ababarinda n'ibindi nk'ibyo. Ariko niwe mwami wenyine ubana n'abayobora. Haleluya. Niwe mwami wenyine uvuga ngo nzabana namwe kugera ku mperuka y'isi. Niwe mwami wenyine utadusiga. Mana ishimwe cyane. Yabwiye abigishwa be bibashoboye barimo bibaza ati ubu nagenda ngira ngo bizagenda gute, arababwira ati cyabakiza nuko nagenda. Haleluya. Ariko akongera akababwira ngo dore ndi kumwe namwe. Yagiye kandi ari kumwe natwe. Mana nishimwe. Ahantu hambere rero ijambo ryitwa igicaniro ryakoreshejwe ryanditse muri Bibiliya ni mu Itangiriro igice cya 8. Tugiye kuhasoma. Nubwo inkuru ziganisha ku gicaniro cyangwa ku gutamba tuzibona mu Itangiriro igice cya 4, ntago ho turi buhasome. Kwa Abeli na Kayini twumva batamba, ngo bigaragara ko bari bafite n'igicaniro batambaho, ariko ntibivugwa. Hanyuma igitambo kimwe kiremerwa cya Abeli, cya Kayini kiragawa. Imana ishimwe cyane. Imana niyo yonyine yapruva ikavuga ngo ibi bintu byagenze neza, ngo ibi bintu byari byiza. Twebwe tureba iby'inyuma tukabona birasa neza kandi tukashima, kuko ikinyejana cyo gufotorwa aho umuntu ahita ajya mu mwuka iyo kamera imugezeho agahita ahumiriza, aho umuntu ahita asenga akanyeganyeza iminwa iyo kamera imugeze imbere. Iki gihe cy'amafoto iki gihe kitoroshye, ariko iki gihe nacyo Yesu yarabize ko tuzaba tugihagazemo. Birashoboka rero ko yaduha imbaraga zo kukinesha. Haleluya. Nari nkivuga ngo igitambo tuzanira Imana, Imana niyo yonyine imenya ibyabaye byiza n'ibitayinejeje, ikaryoherwa ikishima. Hanyuma izi nkuru rero ziri mu Itangiriro igice cya 8 20 na 21. Ni umugabo w'Imana witwa Nowa. Reka tuhasome ngo Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira, atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byotwa, ngo Uwiteka ahumurirwa. Ndagira ngo aka kantu uze kwagumana mu mutima wawe. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe cyangwa se umwotsi cyangwa uwo munyota uvuye aho ngaho, ngo Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe. Uwiteka aribwira ati sinzongera ukundi kuvuma ubutaka kubw'abantu, kuko gutekereza ko imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nk'uko nakoze. Murabizi bari bavuye mu mwuzure ukomeye, ibintu byinshi byashize. Hanyuma Nowa akora icyo gikorwa gitangaje, yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo atazira, hanyuma bishyira ku gicaniro. Hanyuma Uwiteka arahumurirwa. Sinzi niba Uwiteka yari buzongere kurimbuza isi umwuzure cyangwa ibindi bizago hari bikomeye birimbura abantu bose, ariko turabona icyemezo cy'Uwiteka gisa nk'icyavuye muri uko guhumurirwa. Haleluya. Twahawe umugisha wo kugira ahantu duhurira n'Imana. Uyu munsi birenze igicaniro cy'amabuye n'inyubako biri mu mitima yacu, ariko niba hari ikintu mu isi bashobora gukora, Imana nayo ikagira ibyo ivuga. Nimureke ibyo bintu tujye tubyitaho inshuti z'Imana. Haleluya. Ngo Uwiteka arahumurirwa, ngo yumva bibaye byiza, abona igikorwa cya Nowa yumva aranezerewe. Arangije nawe avuga ariya magambo yavuze, aravuga ati nukuri abantu ni babi, ngira ngo nubwo nahora mbahana bazashira, none ndibujije sinzongera kurimbura isi.
aha rero niho hantu hambere tubona ijambo igicaniro. Turimo turavuga ngo igicaniro ntikikazime, nubwo mu by'ukuri igicaniro atari cyo cyaka, ahubwo umuriro wo ku gicaniro ari wo uba waka. Haleluya. Igicaniro iteka cyabaga gihagarariye ahantu abantu bifuza kuba kwitangira Imana birushijeho. Byabaga bigaragaza ahantu ha consecration, a place of consecration, ahantu ho kwitangira Imana. Ni nk'ihuriro aho ubumuntu bwatwebwe cyangwa abantu duhurira n'Imana. Bishobora kuba ku ntangiriro aribwo umuntu akijya kumenyana n'Imana, ariko bishobora no kuba nanone umaze iminsi ugendana n'Imana ariko ugashaka kuyiha byuzuye. Murabizi ubuzima n'urugendo. Haleluya. Hari igihe ku gicaniro uyu munsi ushobora gushyira akaboko konyine, ariko nyuma y'imyaka 2 nkavuga ngo noneho Mana ndaje wese, ndaje n'umutima wanjye n'ubuzima bwanjye bwose. Murabizi ko tuyiha ibice bimwe na bimwe, hakagira ibindi bice twitegekaho tutayihaye. Rero igicaniro gishobora kuba ku ntangiriro yo guhura kwanjye, yo guhura kwawe cyangwa ku muntu n'Imana, kikongera kubaho mu kwiyemeza kwavutse mu mitima, nkuko gushobora kuvuka mu mitima yacu muri iki gitaramo, ukumva urashaka kwiha Imana noneho wese, nta kintu na kimwe usigaje. Imana ishimwe ko ibyo bintu ihora ibinezererwa. Haleluya. Imana ihora idufitiye amatsiko n'inyota, ivuga ngo nimuze bana banjye. Iyo igize umugisha ariko abantu umuntu uvuga ngo noneho ndamaramaje, noneho nje wese, Imana irabinezererwa. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Tugenda tubona ahantu hatandukanye, haba cyane cyane ndakoresha mu isezerano rya kera, hagiye haba guhura kw'Imana n'abantu mu buryo budasanzwe. Ikindi gihe dushobora kurema igicaniro ni igihe habayeho ibyo dukunda kwita encounter, cyangwa se guhura n'Imana. Bya bintu Imana ikora mu buzima bwawe bigusigira ikintu kimeze nk'urwibutso, ukavuga uti iyi Mana ndayibonye, iyi Mana ndayumvise, ndayiboneye n'amaso yanjye, sinkiyibwirwa n'abantu. Ukifuza ko hajyaho ikintu cy'urwibutso wajya ukomaho agatima. Haleluya. Hari igihe Imana nanone bisaba abantu kugira ngo babikore bazajye bibuka. Muribuka bambuka Yorodani, Imana yabwiye Yosuwa, iramubwira ngo batore amabuye hagati mu mazi, nibagera hakurya bashinge ikimeze nk'inkingi y'urwibutso, ngo iyo nkingi zahagume, noneho ngo abana bazavuka hanyuma nyine inkuru za Yorodani zisa nk'izibagiranye. Burya biratworohera kwibagirana gushima Imana, ariko Yosuwa akora ikintu gihora kintangaza, ngo bamaze kuvamo ajya hagati aho abatambyi bari bashinze ibirenge, ngo arangije nawe ashinga y'indi nkingi y'amabuye, ashyiramo inkingi y'amabuye isigara ihagazemo. Noneho Bibiliya ikavuga ngo iracyahari na bugingo n'ubu. Ariko mwibuke ko bamaze kwambuka abatambyi n'isanduka, ayo mazi yarongeye arasubirana. Ni ukuvuga ngo ni urwibutso rushobora kutagaragarira abandi bantu, ariko twebwe twiyiziho rw'iby'Imana yakoze. Haleluya. Kandi rujya rutubera imbaraga no mu minsi y'umwijima, no mu minsi yo kunanirwa, no mu minsi abo tugendana bacogoye, ukavuga uti ariko njyewe narayibonye. Haleluya. Ukaba ubiziranyeho nayo. Imana nishimwe cyane. Uko niko byagenze rero inshuro nyinshi, iby'Imana yasabye n'iby'abandi bantu bikoreye bamaze guhura n'Imana. Tubona ku buzima bwa Gidewoni mu Bacamanza igice cya 6. Gidewoni yari ashobewe, adafite imbaraga nk'uko abivuga, atabona kugendererwa n'Imana. Bari barumvanye basekuruza, hanyuma marayika w'Uwiteka araza aramusanga, bavugana ibyo bavuganaga bitangaje nabyo. Ariko ikintu gitangaje nifuza ko nanone wibuka, marayika amaze kumubwira bya bintu, amaze kumubwira ngo uzanesha Abamidiyani nkunesha umuntu umwe. Reka mbabwire inshuti z'Imana, ni nk'uko ishyanga ryaba ryaratsikamiye ikindi gihugu imyaka n'imyaka, barababujije amahwemo, muhinga akaba aribo basarura, batanasarura kubwo kubasuzugura, imirima yanyu yose bakaza bakayiribata, bagatwara, mwaratakaje agaciro. Ariko Imana igitinyuka, Imana igira urwenya. Haleluya. Imvugo y'Imana ihora irenga imyumvire yacu. Iraza iramubwira ngo wowe Gidewoni, ngo uzanesha Abamidiyani ngo nkunesha umuntu umwe. Tekereza nkuko haleluya, Imana ikakubwira ngo uzatsinda ishyanga rifite ingabo zikomeye nkunesha umuntu umwe. Ibibazo byacu bikomera Imana itarabyinjiramo. Haleluya. Iyo ibyinjiyemo twaririmba nka wa muririmbyi ngo iyo mbimenya simba narigeze nanarira. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Hanyuma rero ikintu kiryoshye, Gidewoni amaze kumva ayo magambo ya marayika mubwiye, amaze nawe kuryoherwa no gutangiranya ngo kubyizera, aramubwira ati niba nkugireho umugisha sigara ahangaha, hanyuma ngende nanjye ngira icyo nkora. Aragenda, arabaga, arateka, agarukana umufa n'inyama.
marayika yemera kumutegereza. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Igicaniro ni ahantu duhurira n'Imana. Imana irabyifuza ko tuza tukagira ahantu duhurira nayo. Hari ahantu hafatika nk'uko turi hano, ariko hari n'ahandi hantu mu mitima yacu ahantu hatagaragara. Marayika afite umwanya wo gutegereza Gideoni, akagenda agateka akabaga ariko akamutegereza. Hanyuma Gideoni arongera aragaruka. Marayika aramwereka ati shyira hariya ku gicaniro, shyira hariya ku ibuye. Ashyiraho inyama, ngo ashyiraho n'umufa. Hanyuma marayika akozaho inkoni, umuriro uraka, umuriro uva mu gitare. Hanyuma bya bindi Imana irongerera binezererwa. Haleluya. Niba ibyo bintu byarabagaho batarinjira mu gihe cy'igitangaza turimo cy'isezerano rishya, ndagira ngo nkubwire ko ibyo duhagazemo ari byo by'igiciro kurutaho. Umuntu yabana n'Imana ye, mu mutima hakaba igicaniro kiriho umuriro ukomoka ku Mana utazima. Imana nishimwe cyane. Reka turebe gatoya ku buzima bwa Mose. Mu Kuva igice cya 17, turasoma umurongo wa 14 tugeze kuri 16. Bibiliya iraryoshye. Haleluya. Kuva 17, 14, 16, ngo Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo bibe urwibutso. Ntabwo ari Imana yashaka kujya ibisoma ngo yiyibutse, ahubwo yagira ngo bo batazibagirwa. Ngo Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo bibe urwibutso. Unabibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose, nkamaraho, ngakuraho rwose kwibuka ko abamareki bakibagirana mu bo munsi y'ijuru bose. Mose amaze kumva aya magambo, haleluya, amaze kubona ubu butabazi, nuvuga ngo igicaniro ntigishobora kubaho umuntu atabonanye n'Imana, atihuriye n'Imana. Bikomeza kuba ari amagambo, bikaba ari urusaku. Ariko iyo umuntu ahuye n'Imana, iby'igicaniro no kurinda uko kubaho kw'Imana bita bivuka mu mutima we. Mose amaze kumva ayo magambo, ngo yubaka igicaniro akita Yehova n'isi. Ngo aravuga ati Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya abamareke ibihe byose. Imana irirahiye, iravuga ngo byandika muri iki gitabo. Ejo utazaba warapfuye Mose bakabyibagirwa, unabibwire Yosuwa. Ejo abana b'abana banyu batazabyibagirwa, ubabwire ngo ngewe Uwiteka nararahiye, ngo ndavuga ngo nzamaraho ababanzi banyu, mbamareho burundu kugeza igihe batazaba bakibukwa munsi y'ijuru. Hanyuma Mose yubaka igicaniro, ngo akita ngo Uwiteka ibendera ryacu, cyangwa Uwiteka victoire yacu, Uwiteka kunesha kwacu. Haleluya. Igicaniro kivuka iyo twahuye n'Imana, iyo hari umurimo w'Imana ukoretse mu buzima bwacu. Imana nishimye cyane. Reka twongere turebe Yakobo. Nifuza ko waryoherwa n'izi nkuru kugira ngo uze kuza kuzikurura mu buzima bwawe. Haleluya. Mu Itangiriro 33 ndaza gusoma umurongo wa 20. Yakobo yarageze mu gihe kigoye, kuko yaragiye guhura na mwene se cyangwa twiniwe cyangwa impanga ye Esawu. Murabizi ko yaragiye amuhunga kandi agiye bikomeye. Esawu avuga ati ndamwica. Hanyuma rero maragaruka nyuma ya wa muruho wose ndetse na wa mugisha wundi, bya bindi byose azanye yasigaye hahandi, yakiranye na marayika w'Uwiteka. Ibyo bivuyeho araza ahura na Esawu. Muzi ko yabanje gushyira ibimeze nk'impongano imbere ye, akohereza ibimeze nk'impano kugira ngo Esawu baze guhura yururutse mu mutima, umujinya haraho washize. Ariko barahuye biba byiza. Esawu aramubwira ati Imana yampaye ibihagije, ndatunze mwene data, nta zindi mpano nkeneye. Kandi bahura yaramumaze umujinya. Esawu nta mujinya afite. Ngo barahura barahoberana, begamizanya amajosi, bombi bararira. Hanyuma Yakobo aravuga ati nongeye mbonye Imana. Ahangaha ngo yubaka igicaniro ku murongo wa 20. Tangiriro 33:20, ngo yubaka igicaniro akita Eli Elohe Israheli. Bivuga ngo Imana ya Israheli niyo Mana. Yari yiteguye gupfa ariko abona ubutabazi bw'Uwiteka. Haleluya. Bombi bari baramaze gukomera, badashobora no gutura ahantu hamwe. Imana ni Imana, kandi yahisemo gukirisha abayizera ibintu bidakwirwa mu bwenge, ubupfu bw'ibibwirizwa. Haleluya. Dukomeje rero ku nkuru za Yakobo. Muribuka kandi ko mu gice ngira ngo cya 28 arimwe ahunga, yaje kugera ahantu atarazi icyahabereye. Ndacyavuga ku gicaniro gifatika, ahantu hari fizike, ahantu ushobora kubanira n'Imana mu bisanzwe bigaragara. Muzi ko yaraye ahantu yajya kubona mu nzozi, ngo akabona urwego ruzamuka abamarayika rumanuka abandi, ngo kandi ngo hejuru y'urwo rwego ngo Imana yari iriho. Haleluya. Akangutse aravuga ati kumbi naraye ku muryango w'ijuru, ku marembo y'ijuru ntari mbizi. Hanyuma ngo ako kanya ashinga ryabuye, arihindura ikimeze nk'igicaniro, arisukaho amavuta, arasenga, aravuga ati Imana nundinda muri uru rugendo, ukazangarura kwa data amahoro, ukazampa ibyo kurya n'ibyo kwambara, ningaruka hano hantu nzahakubakira inzu,
nzahakubakira igicaniro, kandi ibyo uzampa byose nzajya mbitangamo kimwe mu icumi. Haleluya. Hanyuma rero ibyo biratambutse, aragarutse, tugiye ku gice cya 35. Yaragarutse yamaze guhura n'umuvandimwe, ibintu byaciyemo. Reka dufatanye gusoma ku gice cya 35 itangiriro. Turasoma imirongo imwe n'imwe, rimwe kugeza kuri 3. Reka bariho duhera. Ngo Imana ibwira Yakobo iti, haguruka uzamuke ujye i Beteli utureyo, wubakireyo igicaniro Imana yakubonekeye ubwo wahungaga Esawu mwene se. Muribuka ko yabihize mu gice cya 28. Hanyuma kuri 35 yaragarutse, Imana iza kumwibutsa, irambwira ati zamuka ugende utureyo kandi wubakireyo igicaniro y'Imana yakubonekeye cyagiye wari uri muhunga, cyagiye byari ibibazo, cyagiye wahigaga umuhigo. Cyo nifuza kubwira uyu mugoroba nuko mu guhura kwacu n'Imana, nuko ku gicaniro amasengesho ahavukira iteka bajya gusubiza nanone n'icyifuzo cy'Imana. Yarahize avuga ati Imana nzakubakira inzu hano, ariko kumbi n'Imana nayo yashakaga ahantu havuka cyangwa se hakubakwa igicaniro. Imihigo duhigira mu kubaho kw'Imana ibirimo no gusohozwa k'ubushake bw'Imana. Haleluya. N'amasengesho abyara ibisubizo mu isi, n'amasengesho asohoza iby'Imana nayo yahoze yifuza. Muribuka nyina wa Samweli uko yasenze, ni ukuvuga ngo ntihabonetse umwana gusa, habonetse umwana, nyina wa Samweli aratabarwa, ariko Imana nayo ibona umukozi. Uko niko Yakobo byameze. Yarabyutse akangutse mu nzozi, arahiga, aravuga ati nzakubakira inzu hano hantu. Hanyuma Imana irongerera mu ibisira ati zamuka rero none ujye kubaka, kuko Imana yari ikeneye igicaniro. Iteka Imana ihora ikeneye ahantu yahurira n'abantu. Haleluya. Ntimuzarambirwe gutangiza imirimo y'Imana, ntimuzarambirwe gutangiza za ministeri, kuko abakirizwa hano muri Foursquare baraharabaho. Nimutangiza n'ibindi hirya no hino, hari n'abandi bazakirizwa hari muri za branche no mu zindi ministry muzafungura hirya, kuko iteka Imana ihora ishaka igicaniro ahantu yahurira n'abantu bayo. Haleluya. Ku murongo wa 2 ngo maze Yakobo abwira abo mu rugo rwe nabo bari kumwe bose ati mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe. Mu yandi magambo arabizi ko kugana aho umuntu ahurira n'Imana bisaba kwezwa no kwiyeza. Ngo maze Yakobo abwira abo mu rugo rwe nabo bari kumwe bose ati mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mwizirure cyangwa se mwitungane, kuko bo batunganyaga n'iby'inyuma. Mwambara indi myenda, bagombaga gucya bakitegura, byashushanyaga kwezwa tuzabona muri Kristo Yesu. Ngo duhaguruke tuzamuke tujye i Beteli, nanjye nzubakirayo igicaniro Imana yanyumvise ku munsi w'umubabaro. Ndagira ngo dufatanye muri iki gitaramo kuza gusubiza imitima yacu inyuma, twibuke Imana yatwumvise ku munsi w'umubabaro, maze nitwemere ko ibicaniro byo mu mitima yacu bizima. Ntiwemere ko ibyiza no kuba busy no guhuga no kugira amafaranga n'akazi kenshi n'abafiance no kubyara n'ubutabazi waboneye ku Uwiteka, ntiwemere ko bikwibagiza ya Mana yakumviye ku munsi w'umubabaro wawe. Haleluya. Ngo tuzamuke nubakireyo igicaniro Imana yanyumvise ku munsi w'umubabaro wanjye, ngo kandi yagendanaga nanjye mu nzira nagenzemo. Tujye kuri 7. Ngo yubakayo igicaniro yitaho hantu El Beteli, kuko ariho Imana yamwihishuriye ubwo yahungaga mwene se. Umurongo wa 9, Imana yongera kubonekera Yakobo. Sinzi icyo Imana ikundira igicaniro, ariko hari ahantu umuntu agera cyangwa agaruka Imana ikongera ikavuga. Haleluya. Ngo Imana yongera kubonekera Yakobo, yaramanutse ajya hitwa ni Ipadaranamu, ariko aragaruka. Ngo Imana yongera kubonekera Yakobo, agarutse avuye Ipadanaramu, imuha umugisha. Imana irongera iramubwira iti witwa Yakobo, ariko ntuzitwa Yakobo ukundi, ahubwo Isiraheli niryo ribaye izina ryawe. Nuko imwita Isiraheli. Kuri 11 Imana iramubwira iti ndi Imana ishobora byose, wororoke ugwire, ishyanga n'iteraniro ry'amoko bizagukomokaho, abami bazakomoka mu rukiryi rwawe, kandi igihugu nahaye Aburahamu na Isaka nzakiguha nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzarugiha. Bongeye guhurira hahandi aho yageze arira ashobewe, hahandi Imana yamubwiye ngo yongere yubake igicaniro. Imana irongera indimuha amasezerano arenzayo yari yaramubwiye. Ihuriro ry'Imana n'abantu iteka ribyara ibitangaza, iteka ribyara ibintu tutari twiteze. Haleluya. Niyo mpamvu umwanzi ahora yifuza ko igicaniro cyacu cyazima, ko umuriro wadushirana. 13 ngo Imana imusigaho. Imana ni ukuvuga ngo baravuganaga barebana nk'abantu. Imana imusigaho, twebwe igiye igarutse ntago tubibona. Ngo Imana imusigaho, bavuganiraga irazamuka
Yakobo ashinga inkingi y'amabuye aho yavuganiraga nayo, ayisukaho ituro ry'ibyo kunywa, ayisukaho n'amavuta ya elayo. Yakobo yita aho hantu yavuganiye n'Imana i Beteli, cyangwa ubuturo bw'Uwiteka, cyangwa inzu y'Imana. Haleluya. Uyu munsi abizera benshi bafite ahantu hafatika, nkuko twaba mu rusengero se, ahantu duhurira n'Imana, cyangwa mu byumba mu magwi wacu. Ibyo bintu byose ntabwo ari bibi. Iyo umuntu abijyanyemo umutima ushaka Imana, niko ko ahura n'Imana. Haleluya. Niba tugira aho duhurira n'abantu bakomeye, niba tugira aho twicaza abashyitsi muri salo, nta mpamvu igihe Imana yaguhaye, yaguteye agateka, utagira n'ahandi hantu hawe wita ko ari ahantu uri buhure n'Imana. Ntacyo bitwaye, nubwo ubuturo bw'ukuri buri mu mitima yacu. Ariko kugira umwanya ahantu batari bunderanje, ahantu batari bunsakurize mpurira n'Imana yanjye, ahantu ndi buve mu miryango no mu makwe nkaza nkanga gura n'Imana yanjye, ntako bisa. Kuko ni umwanya tuba twavuze ngo Mana, uyu ni umwanya wacu nawe. Uyu munsi rero birenze ahantu hamwe, uyu munsi byakorerwa ahandi hantu henshi. Haleluya. Ariko noneho kandi buri mutima wose uri mu gicaniro, ariko icyo gicaniro kirimo urugamba, kirimo urugamba rw'ibintu bibiri bikugabana. Mwibuke ko ku gicaniro batapfaga gushyiraho icyo bashatse, bashyiragaho ibyo babwiwe n'Imana, kandi bikagenda uko Imana yabitegetse. Kuko umuriro ukongora ku gicaniro ntuva muri twe, uva ku Mana. Yabigaye umuriro ntiwaza, ndetse yabigaye abantu bahagwa, nkuko tukibibona mu gitabo cy'Abalewi, abahungu ba Aroni bahagwa. Mu mutima wa buri muntu wese harimo igicaniro, kandi uyu munsi mu isezerano rishya icyo gicaniro nicyo cy'ingenzi. Haleluya. Haleluya. Nicyo cy'ingenzi kuruta aha duhurira, nicyo cy'ingenzi kuruta mu nsengero duhuriramo, nubwo zose ari nziza kandi zidufasha gukangura icyo gicaniro cyo mu mitima yacu. Narimvuze ko icyo gicaniro cyo mu mitima kiriho urugamba hagati y'umwuka na kamere. Urugamba ruhora ruvuga ngo nyoboke nde, numvire nde, nkurikire uwuhe. Ese ngana ibumoso, ese ngana iburyo, ese mpe ibyo kamere ishaka, ese numvire icyo umwuka w'Imana asaba. Rimwe na rimwe icyo umwuka w'Imana asaba kiba gihombye ukuntu, hari n'igihe kiba kikugira nk'umuntu umeze nk'igicucu. Kuko muribuka ko yahisemo gukirisha abamwizera ubupfu, fori, ibisazi. Muri make Imana ikirisha ibisazi kweri. Yahisemo gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Urwo rugamba rero ruri kuri iki gicaniro, rimwe na rimwe kumvira kamere biba bisa nk'ibirimo ubwenge, birimo na logique, birimo raisonnement, bijyanye n'abantu b'abasirimu nkatwe. Hanyuma rimwe na rimwe kumvira uyu mwuka bigasa rimwe na rimwe n'ubuswa, bigasa n'ubupfapfa, bigasa nk'ibitumvikana muri sosiyete. Rimwe na rimwe bikadukura mu bantu, abantu bakatwita abaswa. Kandi kuba marginalize biraryana, gushyirwa ku ruhande birabiha. Umuntu wese yifuza kwemerwa, ariko na rimwe kugira ngo ibintu bikorwe neza kuri iki gicaniro cyo mu mutima, hari igihe dusa nk'abatemewe n'abantu, ariko tukumvira umwuka w'Imana. Mwibuke ko icy'ingenzi ku gicaniro ni ya Mana ihumurirwa, ni ya Mana ivuga ngo yego, ngo byagenze neza, ni ya Mana ivuga ngo iki gitaramo ndacyishimiye, ni ya Mana ivuga ngo ubuzima bw'umuntu ashobora kuba atazwi, nta muntu n'umwe umuzi, nta muntu n'umwe wamutunga kamera, ariko ubuzima bwe ndabwishimiye. Hari urugamba rero rutazigera rurangira kugeza igihe tuzagira ibudapfa. Haleluya. Ariko iyo twemereye umwuka wera akayobora ibice byose bigize ubuzima bwacu, tuba natwe ubwacu twemeye kurambarara kuri cya gicaniro, tukamera nka cya gitambo. Ya magambo tubona mu Baroma 12 atubwira kwitanga wese. Twemere ubuzima bwacu, imibiri yacu ngo ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Kuko turi igitambo kizima gifite ubuzima. Nshobora gushyiraho akaboko gusa, ariko akaguru nkanga kugashyiraho. Nshobora kurambikaho igice, ariko igice cyo hepfo nkanga kugishyiraho. Ariko ibinejeje umwuka wera nuko twakwemera kwiyegurira Imana wese, utitaye ku kizasigara kivugwa, utitaye ku kiguhombya, utitaye ku gishimwa n'abantu, ariko ukemera kwiyegurira Imana wese, kugira ngo Imana nireba ubuzima bwawe igihumurirwa kwa kundi, ivuge ngo yego, ivuge ngo yego, ivuge ngo araririmba nkanyurwa, yabwiriza nkanyurwa, yanaryama gusa nkanezerwa. Abagize umugisha wo kubyara, iyo ureba akabebe kawe gasinziriye nta kintu karimo no gukora, wumva ufite ikintu cy'urugwiro, gasinziriye wawe, ariko ugahumeka ari gatoya akadakanyeganyega, nabyo kumva ari byiza. Yaba atangiye kuvuga atanamenya kuvuga neza, nabyo kumva ni byiza. Yaba ari umusore rero, natwe bafite abasore baguhamagara ngo mama, nabyo kumva ari byiza. Umuntu w'umugabo guhamagara mama, nabyo kumva biraryoshye. Mwuka wera aradusaba ngo muri ibi bitaramo byacu
mu buzima bwacu bwa buri munsi. Twemere kuba igitambo cyarambaraye ku gicaniro kitagize agace na kamwe gisiga. Umwanzi n'umuriganya ashobora kukwemera ko waha Imana amaguru akajya kuzana muri Foursquare, amaguru akajya kuzana aho njyewe nsengera n'aho abandi hirya no hino bateranira, amaguru kayatanga akagenda, amaboko kayatanga agakoma amashyi, tugasirimba tukabibasha, cyangwa tukavuga ubutumwa tukayuhuye umunwa nk'uko ndimo kuvuga. Ariko umwanzi akavuga ati umutima ntari buwujyemo, umutima wurekeremo amafuti, umutima wurekeremo ibidahumurira Imana, kuko aho hatagaragara nta n'undi muntu uzigera hamenya, tugatinda kuhatanga. Imana itugenderere. Ibi bitaramo bijye bitubera ibitaramo byo kutwegereza Imana kurushaho. Iminsi yose twinjiye mu nzu y'Imana, n'iminsi twicaye turi twenyine mu cyumba cyacu cyangwa dupfukamye ku gasambi, bijye bitubera umwanya wo kwiyegurira Imana rwose. Mubwire uti amaboko nari narayakwimye ariko nayo nshobozanya guhe. Mubwire uti umutima afite ibyumba ntaguhaye ariko nshoboza nabyo mbiguhe. Haleluya. Imana ntifite ikibazo cy'abanyantege nkeya. Nkuko umubyeyi ufite umwana mutoya atajya agira ikibazo cy'uko umwana we gifite umwaka umwe, nta mubyeyi wararahangayitse kandi umwana we yaravutse ageze ku kigero cy'umwaka ngo ararahangayitse ati kuki umwana wanjye adakora ibintu by'abantu b'imyaka 10. Nta mubyeyi wahangayika. Iyo umwana akora ibintu by'umwaka umwe ku mwaka umwe, umubyeyi aranezerwa. Yagera ku myaka 5 yakora iby'ab'imyaka 5 bakora, nabwo akanezerwa. Yakura gutyo. Imana rero ntifite ikibazo cy'abana bavutse uyu munsi, ntifite n'ikibazo cy'abafite umwaka umwe. Iyo bigendanye ntacyo biba bitwaye. Ntago wavuka ku mwaka umwe ngo uhite ukora nk'ibyo abantu bamaze imyaka 25 mu gakiza. Ariko nshuti y'Imana, yemwe abamaze iminsi mu mwami, yemwe abumvise byinshi kugeza ku rwego nta jambo rya Bibiliya rishyashya bajya baduha, bayavuga ukundi ariko tuba twarigeze kuyumva. Siko bimeze? Haleluya. Nimureke twigira imbere. Yemwe abo umwanzi ariganyije mu bihendo by'iyi si, mureke twemere kumuha umutima wacu kugira ngo nta muntu uraduha amashyi Imana ivuga ngo ndahumuriwe, ndanezerewe, ndamwishimiye. Turi mu gihe kigoye inshuti z'Imana, turi mu gihe kigoye cyenda kumera nk'aho Yesu yasanze bene wabo bari. Muribuka abafarisayo, ibyanditswe bari bafite byose bari babizi. Kubahiriza amasabato, kudasiba mu isinagogi, gutanga ibya 10 bari babizi. Inshuti z'Imana, turi mu gihe cyenda gusa gutyo. Ariko iby'ubuntu n'imbabazi byari kure yabo, batunganyaga iby'inyuma. Mu bintu Yesu yabagaye yabavuzeho n'amagambo arakomeye. Ahantu hamwe yaravuze ngo bameze ngo nk'ibituro. Ibituro no kuvuga ngo tugiye hariya iwabo wa twese Rusororo, murabona ko hasa n'umweru. Ubwo naho z'icyo gihe ngo zari zisize ngo abo ntibari bafite amakaro, ariko aravuga ngo ubuzima bwabo ngo bumeze nk'ibituro, ngo bisa n'umweru, ngo ariko mwe imbere ari umunuko. Mureke tuborogera Imana itabara itorero, idutabare tureke kuba gusiga inyuma, duhera imbere. Kandi Yesu nta kintu na kimwe adafite imbaraga zo gukiza. Ntabwo Yesu afite ikibazo cyuko dufite intege nke, afite ikibazo cyuko intege nke zacu ntacyo zitubwiye. Afite ikibazo ko umuntu yajya mu mabi kandi akaza akanabwiriza nta kintu bimubwiye. Icyo nicyo giteye agahinda. Gakeya dufungukaho amaso. Imana ishimwe ko itajya dufungura amaso ku bintu byose. Niba ubona byinshi ndahamya ko ufite ibibazo. Kubona byinshi bitera ibibazo. Ariko gakeya Imana idufunguraho amaso. Hari igihe wimva ugize agahinda mu mutima, nk'umuntu akakubwira ati Mwuka Wera yambwiye iki n'iki, ukumva wamubwira utari ko se icyo nicyo yari guheraho. Kuki atari kukubwira ati kuryamana n'abagabo n'abandi ntibikwiriye? Kuki Mwuka Wera atahera kuri icyo, agahera kukubwira ko wahamagawe, agahera kukubwira ko azakugirira neza? Kandi hari n'ibindi bintu byatuma ahubwo unarimbuka, kuko ntagiriwe neza muri uyu mubiri ntibyazambuza kujya kubana n'Imana mu ijuru. Uretse ko mbikwiriye n'utunoza ngendo ntago data yatutwima, azatuduha n'ukuri. Azaduha ibidusetsa, azaduha ibitunezeza, azatuma ibituma batureba bavuga ngo n'ukuri bafite Imana, azatuma ibituma batazi Imana yacu bavuga ngo Imana yaramutabaye ngo nanjye azahanagura amarira ku maso yacu ko n'ukuri. Ariko hari ahatagaragara dukeneye kumuzanira ngo dukize mwana. Haleluya. Reka tujye mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 10.
turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri twongere dusimbuke gutyo gutyo. Ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro, abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Baheburayo 10 hano umurongo wa mbere. Reka dukomeze ku murongo wa kabiri. Iyo abibasha ntibaba bararorereye kubitamba, muri make baba bakibikora, ngo kuko abasenga baba barejejwe rwose ntibabe bakimenyaho ibyaha. Ku murongo wa 4, erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. 5, nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Kuri 6, ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Amaze kuvuga ibyo, ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse. Ngo ahera ko aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Ku murongo wa 9, uyu ni Yesu, ubu ni ubuzima bwe. Ngo ahera ko aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Haleluya. Ngo mpera ko umurongo wa 7 wavugaga, ndawusimbutse ngira ngo mpera ko ndavuga nti dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Twongere dusome 8. Ngo amaze kuvuga ibyo, ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye, ariko ibyo bitambwa nk'uko amategeko yategetse. Haleluya. Tubonye inshuro hagarukamo ko ibitambo ibyo batangaga, inka, ihene se, intama ze, ibisukwa se, ibintu byose batambaga, ngo Imana ntiyabyishimiye, ngo ahubwo Yesu ahera ko aravuga ngo nambaye umubiri ngo nje gukora ibyo ushaka. Tuvuye ku bitambo uyu munsi, ibyo dutambira Imana ni amashimwe y'iminwa yacu, harimo indirimbo, harimo imirimo yose dukora muri ubu bwami bw'Imana. Haleluya. Harimo kuvuga ubutumwa bwiza, harimo imirimo y'urukundo, harimo ibyo kugira neza, n'ibindi bintu byose dukora mu nzu y'Imana cyangwa dukora hanze yayo ariko ku bw'izina. Dushatse rero natwe twavuga ngo ibyo byose Imana ntiyabyishimiye, irifuza ko twagera ku cyadukijije. Haleluya. Yesu yaravuze ngo nje gukora ibyo ushaka, kuko ibitambo atari byo ushaka. Aya magambo Dawidi yarahishuriye kera iki gihe cya Yesu kitaragera. Haleluya. Aravuga ngo ibitambo si byo wishimira, ngo ahubwo wishimira umutima umenetse. Ni ukuvuga ngo ikibazo si indirimbo, si ibibwirizwa, si ugukoresha impano. Iteka Imana irarunguruka mu mutima wasohotse mu ibyo byose, hanyuma Imana igashima cyangwa se ntihumurirwe. Reka duhe Imana yacu icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Impano ni nziza, turaziryoherwa, kandi rakaduha izindi kuko turazikeneye, ariko impano iteka kugira ngo Imana ishime irabanza ikareba mu mutima ko harimo iri jambo rivuga ngo nje gukora ibyo ushaka. Nje ntabyumva, nje ntabizi, nje ntazi ibyo nzahomba uko bingana, nje ntazi uko nzasekwa, nje ntazi uko nzasuzugurwa n'abantu, nje ntazi abazana n'abazanshyira ku ruhande, ariko nje gukora ibyo wantumye ashaka. Kubaha Imana birahombya. Maze kuganira n'abakobwa ndumva ari benshi cyane, bashobora kuba barenga 10. Barushye kurekwa n'abahungu, kandi abahungu bahuriye mu nzu y'Imana, ariko abahungu babasaba gutanga iki? Gutanga avance. Bakamubwira ati ibyo bintu ntabwo bibaho, ntabwo bibaho, ntabwo bibaho ibyo wigize. Bakaba baguha n'ingero, bakana kasiko byo wigize rero, wigize umurokore wa cyane, ugahomba umuhungu umwe, ugahomba wa kabiri, ugahomba inshuti. Ariko reka mbabwire, ibitambo byose tuzakorera imbere y'abantu, ibitaramo byose abantu bazashima, amavuga butumwa yose tuzakora abantu bakatwamamaza, bakatumenya, bikaba byiza, tukagira amazina, Imana izitwongere n'izindi mpano, ibiganza byacu bikiza indwara, abantu bakore ku myenda yacu bakire, Imana itugezeyo. Ariko reka mbabwire ko ibyo byose bidateretse ku mutima uvuga ngo Mana nje gukora ibyo ushaka, bizaba ari ibitambo bidafite umumaro. Haleluya. Uyu munsi turimo turavuga ngo umuriro ntukazime ku gicaniro, ariko reka mbibutse, umuriro ucanwa n'Imana. Umuriro ntucanwa n'ibyuma byinshi. Nkunda sound ivuga neza, nkunda ibitaramo, numva biryoshye,
ariko ibi byose ntibicana umuriro. Umuriro ntiwacanwa n'ivugabutumwa ryanjye ryagera kuri. Umuriro iteka ucanwa n'Imana. Mu gitabo cy'Abalewi murabizi haba inkuru ziteye ubwoba. Mu gice cya 6 havugaga uko umuriro Imana yakomeje kuvuga ngo umuriro ntukazime, umuriro ntukazime, umuriro uhore waka ku gicaniro ntukazime. Mu gice cya 10 gusa batari bagera kure, umuriro ngira ngo warazimye, babahungu ba Aroni bazana umuriro utariho. Ako kanya barahagwa. Hari abo turimo dusaba ngo umuriro ntukazime utarigeze unaka. Wakaryari, waka wa musi twakiriye Yesu. Haleluya. Yesu niwe muriro ukongora. Yesu niwe uzana ubuzima bw'ubumana muri twebwe. Hari abo tureba tukabona bazima, tukagira ngo bazimye kandi batarigeze baba. Ya encounter, kwa guhura n'Imana. Haleluya. Wa munsi wahuye na Yesu, wa munsi wavuze ngo ndi umunyabyaha nkeneye imbabazi z'Imana, burya nibwo umuriro wari watse. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo umwuka w'Imana afuhira umwuka yashyize muri twebwe. Imana ifuhira umwuka yashyize muri twebwe. Abari muri Kristo Yesu nitwe dusabwa kurinda icyo twahawe. Haleluya. Nuko kwiriye gucunga ngo umuriro ntukazime. Mwihema mu gitabo cy'Abalewi byashushanyaga ibyo tuzahabwa muri Kristo Yesu. Imana yakomeje aravuga ngo umuriro ntukazime, mubere maso umuriro ntukazime. Yemwe abagize umugisha wo kuba muri Kristo Yesu, umuriro ntukazime. Imana ifuhiye umwuka wayo yashyize muri wowe wibipfusha ubusa. Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Yatanze umwana we ku bwacu. Umwuka w'Imana araza acumbika muri uyu mubiri ubora, acumbika muri uyu mubiri upfa. Umwuka w'Imana atura muri wowe, urwabya rumeneka, umuntu uryama mu gitondo bigashira, umuntu urarana ingamba ntabyuke. Ariko Imana ikora riske yo gutanga umwana wayo, irangije isuku umwuka wayo muri uwo muntu. Uru rwabya rwa fake, uru rwabya rudakarabye runuka, ariko Imana isukamo umwuka. Niyo mpamvu iwurindanye ifuhe ryinshi. Mutekereze rero, mubigarure muri none. Niba abahungu ba Aroni barapfuye mu mubiri, mutekereza ko iyo dukomeze gukina twarakiriye Kristo, mutekereza ko tudapfa duhagaze? Turapfa tugapfa duhagaze. None ibibwirizwa byacu ntagire uwo bikiza, amateraniro yacu akadusiga tugasohokamo hano dufata amarandevu y'ibyaha. Nta n'agatima kagukubita namba uvuga ngo byibuze ubwo nateranye, reka ino telefone nyibloke. Mureka tuborogere Imana, tubwire Imana ngo turagushaka mu bitaramo byacu, turagushaka mu mavugabutumwa yacu, turagushaka mu nsengero zacu, turagushaka mu buzima bwacu. Umuriro watwa n'Imana. Ntago umuriro watwa nuko twashakuje, kandi nanjye ndemu basakuza, ariko nishyaka gusa rituma umuntu asakuza, ariko sibyo bicana umuriro. Umuriro watwa n'Imana. Kandi Imana itanga n'ubuntu burinda icyo yashyize muri twebwe. Ariko kuba borozwa n'ubuzima budatonze Imana, Imana ntiyatangara ko waba uri mu rugendo ugasitara, ariko Imana itangazwa nuko usitara ntagire icyo bikubwiye, ukagaruka nkaho nta cyabaye. Mu gihe cy'ubuhenebere bw'abana ba Isiraheli, murabizi ko bivanze n'abanyamahanga, bagasambana n'abanyamahanga, ibintu bikaba nabi cyane, kugeza igihe Imana yabahaniye bigaragara. Muribuka umusore witwa Phinehas icyo yakoze? Kugeza abahungu bakora umurimo mu rusengero bakomeza nkaho nta cyabaye, bikomereje ku kajagari, azana umunyamahanga akazi kuryamanira nawe hehe mu ihema. Abantu barimo barapfa, mugigira amara abantu, ibyago biramara abantu, Imana yarakaye, ariko wakomeje nkaho nta cyabaye. Mureke twe gukomeza nkaho nta cyabaye. Akomeza nkaho nta cyabaye, araza no mu ihema akomeza ibyo asanzwe. Hanyuma Phinehas aragenda amutera icumu rimuhenguranya n'umugore bari kumwe. Mureke twe gukomeza nkaho nta cyabaye. Niba ufite n'intege nke yazi gusubiza mu byaha, ninjoro ujye uririra Imana uvuga ati Imana, usibwa ubuzima bwanjye, mfite ubundi buzima wamfatiye muri Kristo Yesu, ntabara. Bigutere gusenga uvuga uti ntabara, ntabara, ndangana nkaririmba, ntabara ndasambana nkabwiriza, ntabara Mwami, ntabara mfite amacakubiri y'abahutu n'abatutsi mu mutima wanjye, n'abahehe, ntabara Mwami unkize. Umuriro watswa n'Imana ukarindwa no kubaho kw'Imana. Kubaho kw'Imana ni gukomeza gutuma ukomeza kwaka. Iyo kubaho kw'Imana kudahari, duhinduka abantu bagenda ariko turi intumbi mu mwuka. Nyamara Imana yatanze umwana wayo ku bwacu.
mureke duhaguruke dusenga hanyuma dukomeze tutarame. Turavuga ngo umuriro ntukazime. Turabwira abagize umugisha uwo muriro ukaka, ariko niba uri hano ubizi ko nta huriro ufitanye na Yesu, ntiwigeze umwimika mu buzima bwawe, umuzamurira amaboko muhamagare. Kwinjira muri korali siko gukizwa, gutangira kuvuga ubutumwa bwiza siko gukizwa, kuko impano zishobora na eloquence. Ibintu ndimo kuvuga Gasuku yabisubiramo. Gasuku murayizi? Gasuku yabisubiramo, si gitangaza. Guhura na Yesu si kwinjira mu itsinda rikomeye nka Ararume ndabakunda kandi ndabubaha, ariko guhura na Yesu si kwinjira mu itsinda rikomeye, si kuba mu itorero ryiza nk'iri, si kuba mu mirimo y'Imana aho ngiye nkorera umurimo w'Imana, si no kuba abaprotokole b'abanyamavuta, abantu bakomeye bamaze kugira amavuta tuzi twemera. Kubegera bugufi siko gukizwa. Gukizwa si umubatizo. Hari igihe natwe tuyoberwa kubibabwira, ibyo tubabwira n'ibyo tubashije kumenya. Mujye mudusengera Imana itwongere byinshi. Ushize naganiraga n'umwana bari bateye inda, umwana nkunda ndimo kurira. Ndavuga ko se mwana wundi wari warakijijwe, aravuga ati narabatijwe. Sanga nyine ntitwamubwiye agakiza cyari cyo. Umuriro urakira hehe? Muri uruvangavange. Imana ibwiye Yakobo ngo nazamuka ajye gutura i Beteli ajye kubimubakira. Yakobo yahise ajya muri bene wabo, mu bo bagendana, arambwira ati twiyese, twitunganye, dukureho ibyanduye, dusabe Imana imbabazi, kuko tugiye kubakira Imana ubuturo. Uyu munsi ubuturo bw'Imana burenze inzu. Ubuturo bw'Imana ni wowe nanjye. Iratura hehe? Irarara hehe? Ibirenge byanjye bimanuka bijya aho bidakwiriye kujya. Umutima wanjye hararamo ibitagombye kuraramo. Muri rurakira hehe? Mirimo y'Imana irakorekera hehe? Mwibuke ko itorero ryo mu gihe cya nyuma nitwe tubikiwe ubwiza n'ibitangaza n'ibimenyetso. Hari imbaraga z'Imana zireremba zabuze aho zicara ku buzima bwanjye kuko ntabasha kuzihandoringa. Zabuze aho zicara ku buzima bwawe kuko nadukeye Imana yaduhaye. Twatwishe tudukubita hasi tudahindura ibitangaza. Hari abantu badafite ibyo byaha byose ndimo kuvuga, bafite icyaha kimwe cyo kudasenga. Dufite udusengesho duke, mureke dusabe Imana imbabazi. Niba yaratwe ngo musenga ubudasima, nuko yarizi ko dutuye mu isi y'umwijima. Ni gute tutababazwa n'ibihe bidakomeza kuzuzwa umwuka w'Imana? Yasomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, baharabatijwe ku munsi wa Pentekote, ariko iteka uko basengaga habagaho ibintu bidasanzwe. Bakuzura umwuka wera. Mu gice cya kane ngo aho bari ngo haranyeganyega, bahabwa ubushizi bw'amanga. Mwibuke ko bavugaga babica, uyu munsi nta muntu twica, ariko bahabwa ubushizi bw'amanga. Baragenda bajya kuvuga ubutumwa. Turizwe n'amasengesho adahari, turizwe n'ibicaniro byo mu mitima byazimye, turizwe no kubyuka tukambara neza nk'uko nagerageje, tukagenda nta misi yo kuborogera Imana. Tutabasha kwima ibyo kurya, tutabasha kureka telefone ho gatoya, tutabasha kuva imbere ya televiziyo, tutakigira iminsi yo kurara mu nzu y'Imana, tutakigira umwanya wo kwiherana n'Imana. Umuriro urakira hehe? Turizwe n'icyaha cy'ubunebwe. Bwira Imana uti Imana nkiza ubunebwe. Yibwira uti mu myaka ya kera najyaga ngushaka, niwe warigeze ibyo. Mu myaka ya kera najyaga niherera, ariko uyu munsi nabaye busy, ndashakwa n'abantu benshi, sinkigira umwanya wo kuva mu bantu. Ibishaka ni byinshi. Imbaraga zisuka hehe? Umuriro urakira hehe? Ko umuriro uva mu guhozaho. Amasengesho niyo yenyegeza. Umuriro ucanwa n'Imana, ariko amasengesho niyo yenyegeza. Niyo yenyegeza umuriro ugakomeza ukaka. Reka tuborogera Imana, dusabe Imana aho gatoya, buri muntu ku giti cye. Niba umuriro utaraka ntahuriye na Yesu, mubwire iti Yesu nkiza, ngwino ubu mwami w'ubuzima bwanjye. Ntabara ndi umunyabyaha nkeneye imbabazi zawe. Abahandi twateye intambwe tuza aho bipfira, reka twongere tumubwire ngo turagushaka uyu mugoroba. Turashaka ko tutazajya tugira ibihe byiza mu bitaramo ngo nidutaha twongere tuzime burundu. Tuzongera guhemburwa n'igitaramo cy'ubutaha, tuzongera guhemburwa n'igiterane cy'ubutaha, tuzongera guhemburwa n'amateraniro.
nongere mbabwire namwe mwagurishije ubugingo bwanyu, urukundo rwa Yesu ni rwinshi, warwinjiramo n'uyu munsi, wajugunya kure ibihendo byose umwanzi yaguhaye. nta nyungu ziri mu bwami bw'umwijima, ntazo. Bamukorera bose bapfa nabi, bamukorera bose bahorana umubabaro udashira, ariko umwami wacu atanga amahoro niyo tutaratabarwa mu byo dushaka. Umwami wacu ari kumwe natwe kandi tubikiwe ingororano, tuzabana nawe mu bwami bw'Imana. Data, tukuzamuriye amaboko muri iki kigoroba, wongeye uvugira muri Ararome ngo igicaniro ntikikazime. Wongeye waduhamagariye kutwibutsa, turagutaramira mwami w'abami, turakuririmbira, turagutura imbyino, ariko imiriro myinshi yarazimye mu mitima yacu. Ibicaniro byarakonje, byarazimye, ntiduheruka ijwi ryawe, ntituzi icyerekezo cyawe utuganisha. Imbaraga zidukamutsemo, igicaniro cy'amasengesho cyarazimye, akariro karanyenyeretsa, ariko uri umunyembabazi, kuko waravuze ngo urumuri rucumba nturuzimya, ngo n'urubingo rusadutse nturuvuna. Uko ni kuri, uri umutunzi w'imbabazi. Reka uyu mugoroba imuri zacu zicumba wongere uzatse, wongere watse umuriro wawe wongere wake ku gicaniro cy'imitima yacu mwami. Bwa buryohe bw'iminsi ya mbere, ya mirimo, rwa rugendo, bwa buzima bwo mwibanga twagiranaga nawe, bwa buryohe, rya jwi ryawe, kwa kuyoborwa nawe, kwa kwiherana nawe, bya bitonda twazindukiraga imbere yawe, y'amajoro twararanyemo nawe. Ongera ugarura ibyo bihe, biduhere abakiri bato batarabisogongera, biduhere basanze dushyushye batazi ubwo buzima, basogongeze kuri wa mubano uryoshye wo kubana nawe. Umuriro wawe mwami, hatse umuriro wawe mu mitima yacu. Dore izi ngabo mwami, dore uko tungana, turi ingabo wanyanyagiza muri iki gihugu ibintu bigahinduka, turi ingabo wanyanyagiza mu isi ibintu bigahinduka, tugatwara umucyo wawe, tugatwara imbaraga zawe. Ngo utibashije umwongeramwo imbaraga. Turasenze mwami ngo umutima ugushaka ariko utibashije wongeremo imbaraga, imbaraga nk'iz'ikizu, imbaraga zitumagiza umuntu, imbaraga zikura umuntu muri zone comfortable, imbaraga zigarura amasengesho mu mutima, imbaraga zigarura gukumbura, kwiyiriza no gusenga, imbaraga zigarura uburyohe bw'agakiza, imbaraga zigarura kuryoherwa mu gitaramo, atari uko abantu batureba no mu nguni ntawe utureba, tukongera tukaryoherwa no kugutaramira. Garura ubuzima aho bwatakaye, ongera utuzure, nutubeshaho turabaho, nutuzura turazuka. Reka iki gitaramo mwami ukwezi nyuma y'ukundi kijya kibamwe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe, abinjira bajye bahakirira izi ndirimbo zikize, izi ndirimbo abantu bazitabarirwemo, izi ndirimbo abantu babyare, abantu bahembuke, ubuzima bwawe mwami buzicemo, abantu bagirirwe neza, mitima ibohoke, yabaye akahebwe yongere yorohe, yongere yorohere kwihana, yongere yorohere guhindukira, yongere yorohere kukumvira. Ni wowe dushaka, ni wowe dutuye ibyo dukora byose. Umugisha abagaragu bawe bategura nk'ibi kugira ngo dusure kandi tugirire neza. Reka umuriro wawe wake mubera muri iki gihugu cy'u Rwanda, maze izina ryawe rishyirwe hejuru. Aho twagutukishije utubabarire, utugaruke wowe Mana y'amahirwe ya kenshi, Mana y'amahirwe ya kenshi utugarukeho, Mana y'amahirwe ya kenshi ugaruke ku bakobwa n'abahungu wahamagaye, Mana y'amahirwe ya kenshi ugaruke ku banyamihamagaro yazimye kubw'ibibazo n'ingorane byabatsikamiye, bikabarusha imbaraga, bakegura mu mirimo, bakegura ku mpano nziza wari warabahaye, bakaba baramanitse inanga zabo. Mana y'amahirwe ya kenshi wongera uhagurutse abahungu n'abakobwa ufitanye nabo imigambi uzakirisha iyi generasiyo. Mwegure mu marira, mwegure yikungumu n'umukungugu, amenye ko izuba ryawe riri murasiye mwa. Urakoze Yesu. Thank you Lord.